wahuye n'iki? Imana impamvu iri kubura umuntu uhagarara mu cyuho ngo asengere abandi, asengere itorero, asengere igihugu, asengere akarere, nuko abantu bagera imbere y'Imana bagasaba ibintu biciriritse Yesu atigeze apfira. Buriya ni muririmba ibintu by'ibiryo. Njye nyambwira abaririmbyi natwe abavuga butumwa, njye maze iminsi nkurikira indirimbo z'abaririmbyi. Mumbabarira abaririmbyi muri hano kunyanga ntacyo bintwaye, nta n'amasano yo gukundana ahari twaye dusanga mwe wenda ngo muraza kwihagarika, ntayahari. Ariko nubona ufite indirimbo itarimo umusaraba, itarimo gucungurwa, irimo amateke. Indirimbo nyinshi zirimo amateke. Narazumvise ngo twarabye bushye ngo turarya, wariye wenyine se? Abapagani bo ntibariye mu isoko habanywa abarokore gusa. Niki se uri kuvuga? Uravuga ubusa. Waratubaniye ngo nturatureka, ninde se yaretse? Uzi ko ibihugu bidasenga birya neza kuruta ibisenga? Uzajya ahantu ibihugu bitabamo na Yesu urebe ibyo bibayo. Nimushaka ubutumwa budasaza. Ubundi butumwa bwose burimo amazu arasaza, imodoka irasaza, ibindi bintu byose biri materiel uzaririmba uzigisha bizashira. Ikintu kidashira cyonyine, haleluya, n'ubutumwa bagakiza bwonyine nibwo budasaza. Ibindi biva kuri mode, bitera n'amashyari. N'aya mashimwe yose tuyadushima Imana atera amashyari. Kandi nubwo Imana ibyo uvuga by'amashimwe ntago uwesha n'Imana bikoze, ariko hari utabikoreye kandi akurusha gusenga. Amashimwe yose atera amashyari, atuma tunabyibazaho ahubwo. Ariko nuvuga ko wakishijwe uzabuvuza ukuri. Numvira ko ufite amahoro Yesu atanga, n'inyarutarama ntiwapfa kuyahasanga nubwo mu mazu maremare. Yuvuza amahoro dushaka kumenya icyo uri kuvuga ari giki. Imana iri kubaza ngo ko nshaka umuntu mu banyamasengesho, mu binginzi, mu bakozi b'Imana, ninde twakorana imishyikirano mu kuvugana kwanjye nawe hakavamo igisubizo cy'abantu benshi. Uyu mwanya muri terano ntago nza gutinda, ndashaka kubabwira kimwe muri byinshi Imana ishaka kwiteraniro uyu munsi turimo. Icyambere, nuhura n'Imana uzihana. Uzagira gute? Ngo twafashijwe, twagize ibihe byiza. Yuvuga ko wihanye ahubwo. Ngo twahembutse, guhembuka sugize ngo iyo abakinnyi bacu batsinze hari ku stade Amahoro n'abantu baba bahembutse muri stade. Guhembuka. Nigeze mbona rimwe ikipe imwe hano mu gihugu ikina n'indi, iyo kipe iratsinda, imaze gutsinda ijya mu kabari ibwira abantu bacuruza Primus n'amayoga yose ngo bayashyire mu mabase, bakayapfundura izo nzoga kazishyira mu ibase barazoga. Bari bafashijwe. Gufashwa utihana, wafashijwe iki se? Wafashijwe igiki? Ni kizo cyakuvuyeho uko ubuse twibaza kino kibazo. Kino giterane amafaranga kigiyeho, naba murebe bije iri mu kino giterane n'urugendo abantu bakoze, nuramukuvuye muko waje umeze urawaje kumara iki? Ni kizo bikumariye nyine uko waje umeze niko usubiyeyo. Ubu harafite ibyaha bazakora ku munsi w'ejo, bavuga ati zabikora ku munsi w'ejo, atejo akajya ku cyumweru ngiye miteraniro ryo mu Gatenga, gahunda y'ibyaha na hejo tuzakomeza ejo mu gitondo. Nta soni ngo waje guterana, wahuye n'Imana, wahuye nande. Niba mbabwira ngo Imana ikeneye ko niba muhuye nayo wimenya, ukamenya urugingo rurwaye, wamara kwatura hakaguha izina rishya. Icya kabiri rero, buriya ikintu twita gusenga twagihaye definition itariyo. Yuvuze ngo gusenga ni iki? Baravuga ngo gusenga no gusaba. Gusenga no gusaba birashoboka, ariko kambabwire, iyo ufasha gusenga ukabyita gusaba, ukabyita gusaba gusa, biba bizarangira gute? Uzasaba iki? Ugeze ryari? Gusenga ni ugusabana n'Imana. Ubusabane buruta gusaba. Umuntu musabana ntacyo yakwima. Imana irashaka ko musabana kuruta kuyisaba. Niyo mpamvu Yesu yavuze ijambo nakunze. Usomye mu Migani 8:7 haravuga ngo nkunda bankunda. Iyo jambo mugeze mubona umwanya wo kuritekerezaho. Nkunda abankunda. Imana simeze gutyo ko Imana ari urukundo kucishizemo ngo abayikunda n'ibikunda. Nkunda abankunda. Abanshakana umwete
bazambona. Ubwo bibaye bibiri, gukunda Imana no kwishaka. Abantu baretse icyambere cyo gukunda Imana, gukundana nayo, kuba inshuti n'Imana, bajya ku cya kabiri, kwishakana umwete. Abantu benshi muzabona bari mu mashyamba bashaka Imana, ntago nuko bayikunda, barayikeneye. Ni gute watandukanye umuntu ugukunda no gukeneye? Abantu benshi ntago bakunda Imana, barayikeneye. Imana yabyanze rero, aho kavuyo ntago Imana igashaka. Nkunda abankunda, hanyuma kunshakana umwete ni ikindi nyine. Iyo rero uri inshuti y'Imana, Imana irakumenya. Uzabisoma mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto, Pawulo 8:3. Yaravuze ngo ukunda Imana ni umenywa. Waruzi ko iyo ukundana n'umuntu no kuvugana nawe biroroha. Impamvu ubona abantu gusenga bibagoye nuko umubano wabo n'Imana utubakitse. Birakuvuna. Kubera iki? Isano yawe n'Imana irimo ikibazo. None niba Imana ari papa wawe, reba kuvugana na so niba bigoye. Niba kuvugana, niba ufite papa wawe, kuvugana nawe bikaba bigoye. Ibaze. Niba Yesu ari fiancé wawe, kuvuga ko muzabana mu ijuru, nino mukaba mubanye nabi, ubwo rugo rwanyu ruzaba rumeze rutera. Niba wica vuga ko Yesu ari fiancé, kagiye kuza gutwara itorero, nina hanga mukamufite amakimbirane, ubwo rugo ruzabaho? Hasi ubwo bukwe bwo buzasohora wapi? Ikintu cya kabiri Imana ikunda, ishaka tuve mu bantu bakeneye Imana, ahubwo bayikunda. Korali Betelehemu igira indirimbo ivuga ngo nkunda bankunda, abashakana umwete bazambona. Nkunda bankunda, abashakana umwete bazambona. Amen. Ndabizi abantu mu iterano rya kabiri hagati yanjye n'Imana, mbese nga ngireyo aya muranye n'Imana imyaka irenga 40, nge nayo tuvugana umunsi ku munsi. Yampaye ubutumwa bwanyu rero. Ubutumwa bw'iriteraniro ni ubutumwa bw'uko Imana ikeneye umuntu umwe, umukobwa cyangwa umusore, umugabo cyangwa umugore, wahagarara mu cyuho akubaka inkike, hanyuma bakavugana ku kibazo icyo ari cyo cyose. Imana uwo muntu iramushaka. Itanuro rya mbere rero twasomye ijambo, sibyo nza gusubiramo. Dufite itanuro rya kabiri, hari ubutumwa bwanyu, ubwo mu rya mbere muraza kububona. Twasomye muri Ezekiyeli ibice 22:30. Tumirwe muhasoma ibihanditse ndabizi. Aranditse ngo nashatse umuntu umwe mu bantu benshi, uhagarara mu cyuho, wibaka inkike kugira ngo igihugu ntakirimbura. Gusa twaje gusanga Imana yaraje kumubura mu gihe cya Ezekiyeli. Imana yaje kubura umuntu umwe, ngo yaje kubura. Ubutumwa mfite rero kubabwira ngo iyi Mana yingiye bavuze mu kanya mu ndirimbo, ni Imana muziranye ujye usenga. Twapfobeje umubano wacu n'Imana, twawubyaza umusaruro. Imana rero yantumye ngo muhindure ukuntu musenga, nuko mutekereza Imana. Iyo utekereza Imana mu buryo bubi, uyisenga mu buryo bubi, n'umusaruro uva mukaba mubi. Njya maze iminsi nibaza ikibazo, kandi nawe umfashije wakisubiza. Imana abaririmbye bavuga, ni abavuga butumwa bigisha, ni abantu basenga, ni ya yindi yaremye ijuru, cyangwa ni mubyara w'iyo ngiyo, cyangwa ni murumuna wayo? Nyene yuri kwatubwiye ngo uvugana n'Imana, ngo ugisenga Imana. Iyo Mana ujye uvuga ni ya yindi yahanitse ikirere idashyizeho inkingi, ishyireho ibikwa. Ni ya yindi yatumye inyenyeri zigira ubwiza butagereranywa. Ni ya yindi yo mu itangiriro ikageza mu byaheshuwe ihagarara mu kwa mbere ikara mu kwa 12, cyangwa n'ubundi bwoko bw'indi Mana. Iyo urebye ibintu abarokore bakora ku Mana,
niyo tugiye kubivuga imbere y'abapagani baraduseka ibintu abarokore bavanayo. Ubundi Yesu yatwemereye kuduha ibintu bitaba mu isi, bitagira isoko na rimwe bibicuruza. Yaravuze ngo ngiye kubaha amahoro, ngo atameze nk'iki nk'ayisi itanga. Isi ifite amahoro itanga, ariko ubwoko bw'amahoro Yesu atanga ntabwo aboneka mu isi. Nta muryango mpuzamahanga n'umwe utanga amahoro Yesu atanga. Ayo ufite ni bwoko ki? Ayawe ufite asa n'aya mama wawe n'aya so wanyu. Nta mahoro afite nk'isano n'umufuka y'ibiryo n'umuceri muri stoke. Iyo ushize nawe amahoro ajyanana nawo, amahoro yawe ufite asate. Muri byavuze ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero. Hari akandi bayavuzeho ngo nta maganya abasha guhagarika. Imana rero ashaka ko muva mu miteto. Nongere nsubiremo, niba Imana ujya usenga ari ya yindi iri hera mu itangiriro ikageza mu byashowe, niba ariyo, uwo mubano wawe n'Imana ni icyo wamariye abanyarwanda, ni icyo wamariye isi. Mu yandi magambo, yuziranye n'umuntu ukomeye. Umuntu ukomeye, abantu bakomeye babaho. Bibiliya ivanga abakomeye bo mu isi. Umuntu uziranye n'umukuru w'igihugu, hari abantu baziranye nawe bidasabye n'akazi, bafitanye isano ya bugufi. Hari abantu byo badakomanze. Uwo muntu ngize umugisha nkagera ku mukuru w'igihugu, nkicara muri saro ye akangezayo, nta kintu naseka tutavuganye, kuko nzi ko ndaza gufata icyemezo ntawuza kumuvuguruza. None niba ari uko bimeze, wowe Imana ko wavuze ngo maravuganye, ni iki mwavuganye? Wakuye igiki? Wakuye amateke, korayo ibihaza, korayo imyenda icika, niki wavanye ku Mana? Niyo mpamvu uyu mwanditsi yavuze ngo Imana yashakashatse umuntu bavugana ku dosiye y'igihugu. Ntabwo ari uko batari bahari, abari bahari bafite imitekerereze iciriritse y'ibintu bitoya by'ibiryo. Kandi abarokore niyo tugiye gushaka Imana, niyo yaba yanaje. Hari umurokore mwene wacu witwa Yakobo, yigeze agira umugisha, aryama ahantu mu ishyamba mu murima w'abandi, yari mahunga mukuru we Yesawu ajya hatazi, bumwiriyeho, ntiyaraye muri hoteli, sinzi ahantu yabonye ibuye, araryama agiye kubona abona ararota, abona urwego rushinze aho ngaho Beteli, ngo rurashingwa, ngo rugera mu ijuru, ari mu nzozi. Agiye kubona abona abamarayika bari kuzamuka n'abandi bari kumanuka. Agiye gusenga, uva ibintu yasengeye, ari nabyo abarokore dusengera bitoya biciriritse bishira, n'abapagani badasengera. Hari n'ibyo Imana itanga batasenze. Buri Imana iremye ku buryo abantu bo mu isi yipfunduye ikiganza cyayo ihaza n'abapagani. Y'imvura iguye igwa mu mirima y'abarozi n'abataroga, ntabwo igenda yitaruka, uyu ni umurozi, uyu ntasenga, igushe cyo hose cyane muri bakeza bakameza. Yakobo agiye gusenga, agize umugisha, aryamye Beteli, Imana iraje, aho kwisaba ibintu binini ahita yisaba ibintu bikurikira. Yarebye ati rero napfuye kuryama aha hantu, ntazi kare mu marembo y'ijuru. Icyambere ahise yishurirwa, karahimana isigaye isohokera, niho yinjirira niho imanukira. Ati naryamye ndushye, ariko mpasanze Imana. Ati naryamye ntazi aho ndyamye, ni mu marembo y'ijuru. Umva ibyo wasengeye rero. Muzi ibintu yasengeye? Yabwiye Imana ngo Mana, nundinda ukajya mu ibyo kurya bya buri munsi. Urumva ibintu yasabye. Reba Imana yaje, inyoni zijya zirya zitasenze, ngo numva ibyo Imana yaza imbere yanjye nkayaka ibiryo by'umunsi, nkayaka amandazi n'amavoka. Ngiye nkaka Imana amavoka zavoka, ngo nundinda ibyago ntibimbabazi, ukajya umpa ibyo kurya bya buri munsi, ngo nzagaruka. Umva ni yahise ayiga n'umuhigo, nzuba ku rusengero hahantu, imuhaye amandazi na kawunga, ngazahita yuba ku rusengero i Beteli. Ate kandi nzaguha icya 10, uzagikura neza ko numva ibintu wasabye ari ibiryo. Cya 10 uzatanga iki? Wowe wasabye ibintu biciriritse, so cya 10 kizakingana gute? Kizangana n'ibyo wasabye. Ate kandi nzagaruka rwose nzagushima. Yibagirwa icyaha afite gitumye ahunga. Abantu bafite icyaha kibirukankana, bagera hariho abantu zimwubu badutse
bafata abantu bakafatiranya n'ibibazo bakagubuhanuzi bw'imigisha ntibavuga icyaha cyawe, ngira biguhaye, ngira bizanye, ngibikuyeho. Icyaha se bite? Iyo dosiye y'icyaha kucyo uyisiga? Yakobo yararyamyeho kubera icyaha. Imana imwiyeretse igira ngo nibura yaturi. Uyatandukanye na Yesaya. Yesaya we yagize gutya yibonye, nawe yarayibonye. We yabonye protokole y'Imana gusa, abona ukuntu Imana bagiririmbira, abona abakerubi n'abaserafi baririmba. Ibyo Yakobo yeretswe n'ibyo Yesaya yeretse bijya gusa. Ariko ikibazo uko babyitwayemo, uko bitwaye. Yakobo we isagira Imana ati Imana, n'umundi sinariye umpa mandazi, nzakubakira inzu, nimbona ji kayanywa akabido kose nzaya ngutangira icya 10 n'amaturo. Imana abamarika bakajya biyenza bimanura aho ari ngo barebe ko agira umutima ureba ibintu binini. Birangira agiye nyine abamarika babwira Imana batese ko mwamwiyeretse avuze iki? Ati yatsa amabenye, yatsa amandazi, yatsa amacapati, yatsa amaji n'imineke. Yesaya nawe babaraje. Yesaya we nawe yababonye agiye kubona ngabona abaserafi n'abakerubi, bamwe n'abamarika bashinzwe umutekano w'Imana, abana bashinzwe kuyiramya. Ikintu Yesaya yahise akora, yahise abwira Imana ati Imana, nagukoreraga ntakuzi, nukuri nuko ngira impano ariko sinigeze menya uko usa nuko nsa. None ndakwitegereje nsanga ntari nkuye kuba naragukoreye iyi myaka yose. Ufite icyo kibazo se? Ati ngira umunwa. Niba ari ikibazo mfite, niba ari ikibazo Mana mfite umunwa wanduye, mba hagati y'abanya binyoma, nanjye ni umunyabinyoma. Yesaya yakora akaye kazi, yari minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga mu gihe cye. Umwami Uziya yari mwene wabo, amushyiraho muri guverinoma. Arangije amugatira wowe ushinga ububanyi n'amahanga. Aho kazi yakoraga rero kwatumaga nubwo ari umurokore gukizwa neza biramunanira. Ariko abonye Imana arayibwira ati Imana, ngewe cyo nkwisabiye nyemerera negereyo ndeguye iby'umuhamagaro no gukorera, nsanze umuntu wanduye atagukorera. Imana aramubwira tumva Yesaya, ubwo wimenye ukamenya intege nke zawe, urwaye hehe? Burya abantu bagira ibintu barwaye, abona agira ingingo nuko mwishaye hano, hari ufite amatwi kari afite ikibazo, amaso afite ikibazo, umunwa uhumanye, ingingo zanyu zigeze ziri ibya bitandukanye. Yesaya ati ngewe ntahari mfite ikibazo n'umunwa. Imana avuga ati ubwuzi ikibazo aho kiri dufite igisubizo. Marayika we ati karame, nta kintu cy'umuriro wambonera, ati nazanye icyokezo kiriho umuriro. Yesaya ati urwaye n'umunwa. Ati shyira hano tukwereke. Ati shyiraho. Bakoza hehe? Ku munwa. Imana irabaza ngo ndatuma ninde watugendera? Ninde watugendera? Yesaya aravuga ati ko nari nbaye umunwa nkaba nakize, bari ngiye utuma. Urajya kuvuga ngo wabonanye n'Imana ufite ibyaha ntiwihane. Iyo ni Imana mwabonanye cyane shitani. Imana irera kubyo yuhuye nayo, yaba ari gushaka yaba ari wowe uyishaka, muhurira muri zone yo kwera. Imana irera, yera ku manywa, yera nijoro, yera kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Wahuye n'Imana ikubwira amateke, ntakubwira ibyaha byawe, uhuye n'igiki. Imana imaze kumweza iramutuma. Arangije ubuhanuzi abuhinduka umuhanuzi mukuru, ahanura ibya Yesu, uko azavuka, uko azakura, uko azapfa, uko azazuka. Avuga n'iby'isi ya mbere, avuga n'ukuntu abera bazahura na Kristo. Yakobo we ahuye n'Imana ahita avuga amandazi. Yamaze imyaka 20 kubera icyaha yanze kwatura. Amara imyaka 20 yamigishiza iri mu icyaha, bikarangira bihindutse umuvumo. Agakora ntibamuhembe, ubundi bakamugwanira ibihembo, ubundi bakamwambura. Après 20 ans aravuga ati aho nahereye nduha, ariko nasenze nabi. Cyo nakunde Yakobo iravuga ati icyazongera kumponza ahurira n'Imana, ibintu by'amabenye by'amandazi nzabivamo. Narinzi ko mfite umugisha ariko ntawo mfite n'icyaha. Afata rero abagore be n'abana n'amatungo bijya ronkeye yongeye kwa sebukwe, abageza ahantu ro kuruzi,
arabwa ati rero musigare hakurya nsubiyeyo. Agenda ajya mu ishyamba ajya mu yandi masengesho. Abwira Imana ati Mana cyagihe nararindagiye sinari nzi gusenga wongeye ukanyereka nakwaturira nukuri nakwatura kuva utaratura mwebwe mwice muri amateraniro yuvuga ngo uhura n'Imana n'ibyaha bibana bite ni gute byagenze ni gute uhura n'Imana ntiwezwe ni gute uhura n'Imana ntiwirebe ntiwibone. Yakobo aragenda arayihamagara nayo iragaruka arayibaza ati se ko ibeteri naguhaye amandazi byagenze bitati ni warayampaye ako naryaga ndira data bukwe yaranyamburaga ikintu cyose ngoreye yaranguraniye nagahinda gusa. Daye umva wa Mana we uzi ko navuye ibeteri bakanguranira mu fiance niwe muntu kwisi tawe bamwe vundi muntu kuva mwabaho wakoze ubukwe akamuhundi muratasabye akamumenya mu gitondo kuva mwabaho namwe ninde muntu migeze mwumva bigeze baho umukobwa Isa yabwiye abana babiri Rasheli na Leya yarebaga umurari avuga ati wa mukobwa wanjye rero ntabwo wagenda ku manywa nta Mungu wakwemera nzagutwara nijoro ati ngiye gutegura Rasheli ariko wari wowe bishingiranwa witegure na kujyana. Yamugejeje mu rugo babwira Leya ati rero nugereyo uyu uniha ujwigira nka Rasheli nakubaza utirinde ndi Rasheli kugeza mu gitondo ntiyigeze amenya ati Rasheli ati karame turakunda kandi ari Leya mu gitondo asanga ni Leya ati ati ni ahandi rero ndi Leya nagutekeye umutwe ndareba imirari ariko nabaye madamu nta bindi. Yahereye umunsi w'ubukwe ababaye icyaha ni kibi mwabakobwa mwe muri aha mwabahungu mwe icyaha uzakinjirana mu rugo uzarira hatarasha amasata 3 niho uzatangira umwabaro kubera icyaha wakoze asubira kongera kujya gukwaho umugore wundi Rasheli. Bibi bintu bibi gusa imyaka 20 yari imaze mu ngorane kubera icyaha yanze kwatura ariko abwira Imana ngo ninongera kubona amahirwe nzatura. Nibwo yaraye rero kuri wa mugezi arangije marayika araza aramubwira ati ndekura ati ngore kura cyagenda rakwekura genda usigera amandazi ubu nongere ngure kuri ufite icyo kibazo se ati cyambere singira umugisha ko wibye se ati sanara wibye urafata reka da narawibye ntiwafata narawibye ntiwafata nta na kimwe fatisha urifuza iki se ati ndashaka kwatura ati ngo ni wature numve atura turiki ati nkabwira ukuntu izina ryanjye nitwa umuriganya none se urashaka iki ati iri zina risibi umpirindi iti ndarisiba ngwise Isiraheli ngukuyeho iryo zina ariko iramubwira ngo kugira ngo bimenyekane yuko wahuye nanjye noneho uko waje umeze sikusubirayo. Ni gute wahuye n'Imana ugezeyo uko wagiye umeze bari kugaruka ati se ni gute ushaka kunkoraho ati imigendere yawe ikora ku nyonga yitaka agenda agira atya kandi ari muzima ariko Imana yamujuje kugenda uko yagendaga singikora ibya yagabinezeza ubu nkora ibyo ndikora singikora ibya yagabinezeza ubu nkora ibyo ndikore nkomeza mwami singende ngenyine umbe hafi mu rugendo rwa nkomeza mwami singende ngenyine umbe hafi. Azagenda atya abana batubaye iki ati aho nahuriye nayo hari ibintu yankozeho sinkigenda guko nagendaga. Haleluya! Nahuye na Yesu hari ahantu yankoze. Imana yamubwira ngo kubera yuko wamenye gusenga ukihanira imbere yanjye n'ibibazo wari ufite bya Yesawu yarashatse na ruswa ari buze gutanga yarateguye ruswa aza guha mukuru we yavuga ati byihorere umara ngo haye umugisha. Wahuye n'Imana
ntiwezwa. Uhuye n'iki? Imana impamvu iri kubura umuntu uhagarara mu cyuho ngo asengere abandi, asengere itorero, asengere igihugu, asengere akarere, nuko abantu bagera imbere y'Imana bagasaba ibintu biciriritse Yesu atigeze apfira. Buriya ni muririmba ibintu by'ibiryo. Njye nyambwira abaririmbyi natwe abavuga butumwa, njye maze iminsi nkurikira indirimbo z'abaririmbyi. Mumbabarira abaririmbyi muri hano kunyanga ntacyo bintwaye, nta n'amasano yo gukundana ahari twaye tusanga mwe wenda ngo muraza kwihagarika, ntayahari. Ariko nubona ufite indirimbo itarimo umusaraba, itarimo gucungurwa, irimo amateke. Indirimbo nyinshi zirimo amateke. Narazumvise ngo twarabyibushye ngo turarya. Wariye wenyine se? Abapagani bo ntibariye. Mu isoko habanywa abarokore gusa. Niki se uri kuvuga? Uravuga ubusa. Waratubaniye ngo nturatureka. Ninde se yaretse? Uziko ibihugu bidasenga birya neza kuruta ibisenga. Uzajya ahantu ibihugu bitabamo na Yesu, urebe ibyo bibayo. Nimushaka ubutumwa budasaza. Ubundi butumwa bwose burimo amazu arasaza, imodoka irasaza, ibindi bintu byose biri materiel uzaririmba uzigisha bizashira. Ikintu kidashira cyonyine, haleluya, n'ubutumwa bagakiza bwonyine nibwo budasaza. Ibindi biva kuri mode, bitera n'amashyari. N'aya mashimwe yose tuyadushima Imana atera amashyari. Kandi nubwo Imana ibyo uvuga by'amashimwe ntago uwesha n'Imana bikoze, ariko ari utabikoreye kandi akurusha gusenga. Amashimwe yose atera amashyari, atuma tunabyibazaho ahubwo. Ariko nuvuga ko wakishijwe uzabuvuza ukuri. Numvira ko ufite amahoro Yesu atanga, n'inyarutarama ntiwapfa kuyahasanga nubwo mu mazu maremare. Yuvuza amahoro dushaka kumenya icyo uri kuvuga ari giki. Imana iri kubaza ngo ko nshaka umuntu mu banyamasengesho, mu binginzi, mu bakozi b'Imana, ninde twakorana imishyikirano mu kuvugana kwanjye nawe hakavamo igisubizo cy'abantu benshi. Uyu mwanya muri teraniro ntabwo nza gutinda, ndashaka kubabwira kimwe muri byinshi Imana ishaka ku iteraniro uyu munsi turimo. Icyambere, nuhura n'Imana uzihana. Uzagira gute? Ngo twafashijwe, twagize ibihe byiza. Yuvuga ko wihanye ahubwo. Ngo twahembutse, guhembuka sugize ngo iyo abakinnyi bacu batsinze hariya ku stade Amahoro n'abantu baba bahembutse muri stade. Guhembuka, nigeze mbona rimwe ikipe imwe hano mu gihugu ikina n'indi, iyo kipe iratsinda, imaze gutsinda ijya mu kabari ibwira abantu bacuruza Primus n'amayoga yose ngo bayashyire mu mabase, bakayapfundura izo nzoga kazishyira mu ibase barazoga. Bari bafashijwe. Gufashwa utihana, wafashijwe iki se? Wafashijwe igiki? Ni kizo cyakuvuyeho uko ubuse twibaza kino kibazo. Kino giterane amafaranga kigiyeho, naba murebe bije iri mu kino giterane n'urugendo abantu bakoze, nuramukuvuye muko waje umeze urabaje kumara iki? Ni kizo bikumara iki? Nyine uko waje umeze niko usubiyeyo. Ubu harafite ibyaha bazakora ku munsi w'ejo, bavuga ati zabikora ku munsi w'ejo, atejo kajya ku cyumweru ngiye miteraniro ryo mu Gatenga, gahunda y'ibyaha na hejo tuzakomeza ejo mu gitondo. Nta soni ngo waje guterana, wahuye n'Imana, wahuye nande. Niba mbabwira ngo Imana ikeneye ko niba muhuye nayo wimenya, ukamenya urugingo rurwaye, wamara kwatura bakaguha izina rishya. Icya kabiri rero, buriya ikintu twita gusenga twagihaye definition itariyo. Yuvuze ngo gusenga ni iki? Baravuga ngo gusenga ni ugusaba. Gusenga ni ugusaba, birashoboka. Ariko kambabwire, iyo ufashe gusenga ukabyita gusaba, gusa, biba bizarangira gute? Uzasaba iki? Ugeze ryari? Gusenga ni ugusabana n'Imana. Ubusabane buruta gusaba. Umuntu musabana ntacyo yakwima. Imana irashaka ko musabana kuruta kuyisaba. Niyo mpamvu Yesu yavuze ijambo nakunze. Usomye mu Migani 8:7 haravuga ngo nkunda bankunda. Iyo jambo mugeze mubona umwanya kuritekerezaho. Nkunda abankunda. Imana simeze gutyo ko Imana ari urukundo kucishizemo ngo abayikunda n'ibikunda. Nkunda abankunda.
abashakana umwete bazambona. Ubwo bibaye bibiri, gukunda Imana no kwishaka. Abantu baretse icyambere cyo gukunda Imana, gukundana nayo, kuba inshuti n'Imana, bajya ku cya kabiri kwishakana umwete. Abantu benshi muzabona bari mu mashyamba bashaka Imana, ntago nuko bayikunda, barayikeneye. Ni gute watandukanye umuntu ugukunda no gukeneye? Abantu benshi ntago bakunda Imana, barayikeneye. Imana yabyanze rero. Ngi aho kavuyo ntago Imana igashaka. Nkunda abankunda. Hanyuma kunshakana umwete ni ikindi nyine. Iyo rero uri inshuti y'Imana, Imana irakumenya. Uzabisoma mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto, Pawulo 8:3. Yaravuze ngo ukunda Imana ni umenywa. Waruzi ko iyo ukundana n'umuntu no kuvugana nawe biroroha. Impamvu ubona abantu gusenga bibagoye nuko umubano wabo n'Imana utubakitse. Birakuvuna. Kubera iki? Isano yawe n'Imana irimo ikibazo. None niba Imana ari papa wawe, reba kuvugana na so niba bigoye. Niba kuvugana niba ufite papa wawe, kuvugana nawe bikaba bigoye. Ibaze. Niba Yesu ari fiancé wawe, kuvuga ko muzabana mu ijuru, nino mukaba mubanye nabi, ubwo rugo rwanyu ruzaba rumeze rutera. Niba wica vuga ko Yesu ari fiancé, kagiye kuza gutwara itorero, nina hanga mukamufite amakimbirane, ubwo rugo ruzabaho. Hasi ubwo bukwe bwo buzasohora wapi? Ikintu cya kabiri Imana ikunda ishaka, tuve mu bantu bakeneye Imana ahubwo bayikunda. Korali Betelehemu igira indirimbo ivuga ngo nkunda abashakana umwete bazambona. Nkunda abashakana umwete bazambona. Amen. Ndabizi abantu mu iterano rya kabiri hari ikintu mbaziho. Cyambere mwaje muriye. Ndababeshyera? Ndakubeshyeye? Mwaje muriye. None habaye saa 6:30. Igikurikiraho niki? Nugusinzira. Ntagara abademoni bagufashe rero. Waje wariye rwose. Nta kibazo gihari. Niba ndashaka kubatinza ko mukanya hari rya gatatu, hari n'irya kane, ariko icyambere nuhura n'Imana uzayigira ikweze. Igira gute? Ikweze. Iguhindurira izina, ikuvanaho karande. Nirangize guhizina risha, ikuvanaho amateka ya kera. Icya kabiri, niba ushaka kubana n'Imana, muzakundane kugira ngo uzabashe kubona uko muzajya mukora imishyikirano bitakugoye. Naje kumenya ko Yesu agira umwigishwa yakundaga. Aribajije se Yesu arobanura ku butoni. Nasomye muri Yohana 21:20 sanga haranditse ngo umwigishwa Yesu yakundaga. Ese namwe mwarabisomye? None se abandi yarabangaga? Umuyanye magambo wavuga ngo umwigishwa wasabanaga na Yesu kurusha abandi yitwaga nde? Yohana. Unumva munamuzi. Noneho rero ngo ikintu yakoraga ngo yahoraga ngo yiseguye umutwe washyize ku bibero byande bya Yesu. Umunsi bagambanira Yesu baravuze ngo Yesu yaravuze ngo nubwo mwese mundi imbere muraboneye ariko si mwese. Bati suko ngo gutaboneye ninde wa mwami we? Turi intumwa zawe uraduhamagaye ngo ari mutaboneye ati muraboneye ariko si mwese. Baravuga ati watubwiye se utaboneye? Basha gushaka Yohana ati Yohana wowe umwegereye, wowe inshuti ye, wowe ubana nawe buri munsi, wamutubarije utaboneye arinde. Iyo banye na Yesu mukabana nk'inshuti akubwira akari murori, akari ku mutima we. Ni mpamvu Yesu yavuze ngo ntacyo nzakora ntakebwiye intoreza ngisakira ku manywa na ryari na nijoro. Gukundana n'Imana rero umva ikintu kiza kirimo gikomeye, nuko Imana idashobora gukora ikosa ryo kugira ikintu ikora itakunyuzeho ngo mubivugane. Njya kubwira abantu bafite bakundana hano, iyo ukundana n'umuntu ukaba ugiye kugura ikibanza, ubu murimo icyo bita inidete morale, ubu murimo umwenda. Uravuga ati yazamenya ko naguze akabanza
ntamubwiye. Namwe mwarabyumvise kuko umubereyemo umwenda wo kumuha amakuru yose byaguteranya n'uwo muntu. Ni gute Yesu mukora ibintu mutamubwiye? Ni gute ibintu byo ukora ubigeze uvugana nawe? Icyerekana yuko Yesu muri inshuti yaravuze ngo sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebusha ashaka, ariko mwebwe mbise iki inshuti zanjye kuko nta kantu zabahisha ako nzumva kwa papa nzakababwira. Niba Imana igitubwira ibyo mu ijuru kuki byino ubikora uyihishe? Uzi ko burya yuko ari ibyaha wihishe bigaragara yuko na Yesu utamuzi, kuko umuzi ntabyo wakora. Iyo ugura akabanza uti inshuti yanjye ati wamberekeza ko ngerebera kugura ikibanza, ati simboneka, ariko yumvise ngo waguze ikibanza utamubwiye murabipfa. Aravuga ati sha warandiye numvise amakuru ngo waguze ikibanza ntiwambwira. Uzi ikibitera? Umurimo umwenda morale wo kumuha amakuru. Imana nta kizakora itakibwiye intore zitakira ku manywa ryari na nijoro. Amen. Yesu ashimwe. Reka ndekeraho, ariko gukunda Imana bizatuma itagira ikintu ikora ngo iguhishe. Iherutse gufata icyemezo cyo kujya kurimbura Sodomu ni Gomora, ngo bari bayibabaje ngo bakora ibyaha barega Sodomu bigera mu ijuru. Iravuga ati ngiye kuharimbura. Ngirangije iravuga ati se Aburahamu abyumvise ngo nararimbuye ntamubwiye nazamukizwa n'iki? Kubera ko bari iki inshuti. Nta kimana izakora itakibwiye intore zayo ziyitakira ryari ku manywa na nijoro. Imana yinyuzayo, yinyujijeyo rero, yinyujijeyo nk'umushyitsi. Hanyuma bari batatu abo bagabo bavuye mu ijuru baza nk'abantu b'abaturage. Aburahamu kubera kugira umuco wo kwakira abashyitsi arabagaburiye. Nabonye yarahise abaga inka abahizokeje izindi zitari zashya, manza abahaye hari inyama yoroshye cyane bayita ngo icyarya umwijima. Banza ariko yabanje kubokereza. Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana yasanze yarabahaye inyama zokeje n'izitetse, abaha ikivuguto n'inshyushyu. We nta muntu byose birira rimwe, ariko sizi ikibazo cy'aba bagabo. Zose Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana wasanga harimo izokeje, izitetse, ikivuguto n'inshyushyu. Nibwo bamaze guhagara bahanurira Sara kazabyara umwana. Noneho Aburahamu arabaherekeza. Bageze mu nzira ngo Imana iravuga ngo ariko ngo hari aho tujya twahisha Aburahamu nk'umuntu wacu. Bataburahamu rero nuko twinyujije hano, ariko twajyaga Sodomu nta mahoro abagenza. Ati hari urusaku bari kuharega, tujye kureka ibyo havuga ari ukuri, nidusanga ari amakuru ari ukuri turaharimbura. Aburahamu aravuga ati se nta mishyikirano twakorana nibura nkareba ko naharengera? Ati nta kibazo watubwira ko byumva. Mpamvu twaciye hano mu rugo ntabwo twagiye Sodomu kuharimbura, twinyujije ku rugo kugira ngo turebe mbese tubivuganeho. Atwasanze 50 se waharimbura? Ati se wowe wabona abantu 50? Ati kubera abo 50, ariko nibura muri 50 kubera abantu 50 Imana yarinda u Rwanda, yarinda akarere ibonyemo 50 ingahe nakarinda. Imana noneho Imana abaramubonye yikirije bati se nabamvuze imibare myinshira. Ati wanyemerera nkongera nkashyira nk'undi mubare. Hari yashyizeho abandi bangahe? 40 cyane 30, 40 40 cyane 20. Mumbwire umubare wa nyuma basi bacirikanyijeho 5. Iyi Mana yacu ni Imana ijya mu mishyikirano. Iyo uri inshuti y'Imana ufite uburenganzira ku kibazo cy'igihugu, ku kibazo cy'itorero, ku kibazo cy'akarere ko mubivuganaho. Muri aho abantu bahano mu Gatenga. Yesu ashimwe. Gusema kwikirije murabiki. Muzi ko tuvuga Gisenyi ariko ko mukwigira gutyo. Muzano dutuye ntago mwebwe muzi akarere dutuyemo. Mungire ibintu 3 byatubayeho nko mu myaka 3 ishize niba muhazi. 3 bikomeye kuko twabahungiyeho. Imyuzure mwarayibonye tware duhari. Icya kabiri imitingito. Icya gatatu amasasu. Niho twari turi twebwe. Kamabwira kantu soze. Korali Betelehemu irabizi bavuye Gisenyi. Nabwiye ngo mureke dusenge, impamvu muzayimenya nyuma. Muracyabyibuka?
barambwiye ko dusenga buri gihe n'igihe cyabaye ntimwe mupfe gusenga impamvu muzayimenya ryari nyuma ntimwayibonye kamabwira akantu kamwe abantu y'agatenga mwebwe mutazi Imana yatubwiye twege hara ku mupaka turi nta mikino dufite impamvu Imana yahadushize yagiraga ngo duhagarare mu cyuho Imana yaratubwiye ibyo yatubwiye hagira ubivuga yatubwiye ngo iki nko muri 2022 ishinze umusaraba ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Imana yaratubwiye tutazi n'ibizaba ngo abana banjye kubera amasengesho musanga mubaye inkoramutima zanjye nshinze umusaraba ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Tuje kubatangariza ko nta ntambara izava muri Kongo iza mu Rwanda. Mbabwira impamvu hari abantu b'Imana bavugana nayo hataje komisiyoneri nayo bwayo ntiyakwibesha ngo iza n'icyago duhari twayibaza tutise ko twari twabivuganye ibigenza biti. Niyo mpamvu duhura n'ibyago n'amakuba ariko tuzakomeza kwa muriya mugi. Twebwe turahari tuza akazi tuhakora. Mwebwe mujya mwiryamira ariko twebwe tuzi icyo dukora kora mupaka. Kubera iki? Twamaze kumenya utegeka abami agateka abakomeye. Utanga amahoro ntajya utanga iki amahane. Iyo niyo Mana yacu. Niyo mpamvu kubana n'Imana mukaba inshuti iguha umutekano ikavuga ngo ntacyo nzakora ntakibwiye intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro. Imana ntishokora ikintu itaje gushaka abanyagisenyi. Mwebwe ibyanyu simbizi wasanga nayo mufite amasezerano yanyu. Ntago Imana mbese nayo irabizi kandi ndi kwibeshera. Mbese nayo turi mu mwenda wo kudakora ikintu tatubajije. Tugomba kujya mu ishyikirano no kwatisa ariko se wuciye hano ujya he harya. Niyo mpamvu igisenyi tuhaba mukumva habaye ibintu muti uveyo muhimwe tujya heze naho tuzajya. Tuveyo tujya heze hose ni mu isambu y'Imana tuzahaguma. Imana ibasha kuturinda nijoro cyangwa mu manywa cyangwa mu mvura y'icura burindi. Imana ishaka kuturinda igihe cyose. Kuba inshuti y'Imana bituma itaguca inyuma ngigira iki ko itakubwiye. Imana ishaka umuntu uhagarara mu cyuho kugira ngo asengere kano karere. Twebwe tuzabikora kuko twabonye Imana iturinda kandi turakomeje kubana nayo. Amen. Yesu nashimwe. Ndagira ngo dusoreze hano ni bibiri twavuze. Imana ni gushaka umuntu irangije ijya kumushakira mu banyamasengesho akisanga amasengesho dufite n'abantu bakiriritse bafite imitekerereze iri cheap sengera amateke n'amandazi. Ubu Imana yaraje ivugana nawe urangije ntiwaguka ngo wibuke abana bari mu bigo bya bigo by'abana b'inzererezi. Ntago uzi ko bibaho kutane gusa Imana ngo mubivuganeho kuzi ko ibyo bigo bihari. Kutigeze uvugana n'Imana ku buraya bwagiye bwiyongera. Nimusenga Imana mujye mwibuka ko Imana atari lokali. Wowe uri lokali Imana ntago ari lokali. Wowe ufite 20-30 ubutaka ariko Imana muri Amerika ni mukwayo. Mu Burayi ni misambu y'Imana. Muri Aziya ni misambu y'Imana. Australia ni misambu y'Imana. Na Afrika ni misambu y'Imana. Kandi wowe uri fiancé. Yuri umufiancé rero umva makuru. Niba hari umufiancé uri hano cyangwa uzabawe. Iyo wakunze umuntu umutima w'abantu bakundana ubusobekeranye. Iki nk'umutima w'Imana uba mu itorero. Kuko itorero ngestanye gahunda na Kristo. None umva rero itorero ryatakasa Yesu ntiyumve. Fasha mufitanye ubukwe na Yesu none uracyari nahanga yavuze ngo simba sabira ngo muve mu isi. Niko yavuze yemeye kugira gute kuyiturindira mo. Yaravuze ngo simba sabira ngo bakure mu isi ariko ndabasabira ngo barindire uyibarindiremo. Kadusoze turongera mu itanuro rya gatatu hari n'irya kane amatanuro hano ni menshi. Amen. Ko tugiye gusenga itanuro rikumariye iki se kuba waje bikumariye iki? N'umundi warunaniwe ushaka ari kwiryamira undi ejo wakoze akazi kenshi n'ejo zakajya hora shushye
kubuje bikumariye iki? Kwa korali yaje bikumariye iki? Niki bikunguye? Kankubwire rero kugira inama. Teraniro ikintu warikoramo kabisa, wakora ku mutima w'Imana, mugatangira umubano wawe wakadasohoka n'Imana. Icyo bita mu Kirundi ngo nisoma mbiki. No kubanza ire teraniro karikuramo kwihana. Haguruka tugusengere. Umuntu uri muri amateraniro wakoze icyaha, baba baragufashe cyangwa bataragufashe, bizwi cyangwa bitazwi, iyi Mana yaravuze ngo urabikora nka kwihorera kugira ngo turahwanye. Umunsi umwe ngizagira gute? Wasanga impamvu Imana yakuzanye ari agakiza kawe k'uyu munsi. Umva Yakobo we, ndabizi amandazi warayabonye nubwo nta mugisha wayaboneyemo. Ufite umururumba mu byo ukora byose, nta mahoro ufite. Ikibazo cyabiteye ni icyaha. Ariko Imana yorosha ubuzima. Yo hagurutse kiba kirangiye. Haguruka mu mwanya wawe tugusengere. Ibiciro byo gukizwa Imana yabihananduye ni uguhaguruka gusa. Intama Yesu arahari. Imana igumugisha. Imana igumugisha. Ibiciro byo gukizwa ni uguhaguruka gusa. Iyo haba kera ubuzanye intama, ubuzanye intungura, ndashaka gusa ubakuyeho izina ribi, izina ry'uburiganya, ubahaye izindi mbaraga. Ibyaha bakoze, amazina yabyo, aho babikoreye, ingaruka byabagizeho, bahanagure, ubakureho karande n'imivumo mu izina rya Yesu. Tuba imbabazi z'Imana. Abenshi n'urubyiruko, abambana bawe bazavamwe abagabo, bazavamwe abadamu beza, bazagira umugisha. Kurukanye karande ku buzima bwabo, kurukanye umwaku bakoraga bikanga, ariko amateraniro ubahaye ubugingo buhoraho. Mana urabuhagiye, dore bahuye nawe ntibazongera. Ibyaha barabisezereye. Bamwe bari no kurira, abantu bari kurira, abantu bari kurira, bari imbere y'Imana ishobora byose. Mwarihebye, mwarabuze ibyiringiro. Iri teraniro Imana yabahamagaye ibishaka. Imana yarizi ko muza. Terane cyari icyanyu. Hari ibintu Imana igukuyeho. Dore iminsi umaze udasinziriye. Ikimenyetso Imana iguhaye amahoro. Iri joro ugiye gusinzira, Imana iguhaye ibitotsi utagiraga. Icyaha cyawe kigukuweho n'ingaruka zacyo. Abadayimoni baraguhunga n'inzozi mbi. Hanyuma niwongera kubona Imana ije mu buzima bwawe, urahindura ukuntu wasengaga. Murakoze Imana ibahe umugisha. Amena. Ngiye kubasaba basigaye muhaguruke rero. Tugiye kubyaza umusaruro umubano wacu nande na Yesu. Umubano wacu nande? Ni Imana yaguhamagaye. Ishaka yuko wipfobye. Wowe ugisenga Imana uzi ko ariyo yaremye ijuru n'izuba n'ukwezi. Nuwisenga usanga ibintu binini. Umva mbabwire mwabarokore mwe, Imana ishaka yuko ikintu izaguha abapagani n'abagutuka, abakuryanira inzara n'abakunegura bazabona Imana yawe. None urakijijwe, ariko apagani n'ubundi baragupinga. Babuze ikimenyetso cyerekana ko Imana uyizi. Uwabya mwanje agasuro k'abadayimoni. Murakanze? Murakanze? Ndagira ngo niwongera kujya imbere y'Imana uyibwire ngo nkura igisuzuguro cy'iki cy'abadayimoni ku buzima bwanjye. Imana yawe ni Imana yaremye izuba n'ukwezi. Ni Imana nini, ntago ari lokali. Imana ntago ari akantu k'iwanyu. Irenze imbago za nyoko, imbago za so, isambi wanyu baguhaye. Imana irenze izo mbago. Ndagira ngo ubwire Imana ngo ninongera guhura nawe Mana, nzaka ibintu bingana gute binini. Uzaka Imana iguha umugisha utari nk'induru. Biravuga ngo umugisha Uwiteka atanga ntongeraho iki umubabaro. Umuntu wese ufite umubabaro avuga ngo Imana bimuhaye. Ongera usenga ndi masengesho. Wabonye akazi kaza mu mubabaro, ubonye urugo uza mu induru. Biravuga ngo umugisha Uwiteka atanga ntago yongeraho iki. Uwo mubabaro ntago ari Imana yawongeyeho, ni shitani. Ngiye kwabura kandi ukoroshe kabarokore. Mukoresha ikirenge cy'iburyo musa nk'abakandagira ikintu. Mbese sanga ukandagira uruntu ubikore mu kwizera. Abarokore batungwa no kwizera. Abarokore sanga ukandagira ikintu shyira munsi y'ikirenge uruntu urusiri banjye ubikore imbere y'Imana. Mana yo mwijuru ishobora ibintu byose. Twanze agasuzuguro k'abadayimoni ku barokore. Abarokore twanze agasuzuguro
n'abadayimoni ku buzima bwabo, urugo rwawe, abana bawe, akazi kawe. Ntabwo abantu bemera kuza Imana nubwo udasiba mu rusengero, ariko iri teraniro turagusengeye kugira ngo abandi bakuryanira inzara, abakugisha impaka, abakuregura barimo bene wanyu. Imana yawe, Imana wakiriye, nigaragarire bene wanyu, bamenye ko Uwiteka ari we Mana, bamenye ko Uwiteka ari we Mana, maze bikubite hasi bashima izina ry'Uwiteka. Turagushimye Mana, duhinduye uko twasengaga, duhinduye uko twabyumvaga. Imana yacu ni nini, Imana yacu ni nini, yemwe ni nini. Isi yose ni iyayo. Imana mwavuganye, isi yose ni iyayo. Amerika ni mu isambu yayo, Uburayi ni mu rutoke rwayo, muri Australia ni mu ishyamba ryayo, Afurika ni mu ikawa y'Imana. Niyo mpamvu tuziranye n'Imana ishobora byose, ishobora byose, nta kiyinanira. Niba urwaye kira, kadusengera uburwayi. Nta miti utanyweye, hari niba ufite mu rugo, ufite n'amarandevu kwa muganga, bazasanga wakize, kandi yagukiza muri amateraniro. Imana iragukiriza muri amateraniro. Amateraniro arimo Imana ingana gutya, nta kimari itakoreramo. Izere, izere, nta rubanza Imana itaburana muri amateraniro, nta ntambara Imana itarwana muri amateraniro. Njye numva Imana muri amateraniro, kandi Imana yije hano ibiri gukora akazi. Njye ndumva Imana, njye ndikumva Uwera wa Isiraheli ari kumwe n'iri teraniro. Imana irema ibidahari, ikazura ibyapfuye. Niyo Mana turi gusenga. Muyongera amashyi, muyikomera amashyi. Ni Imana y'imbaraga, ni umutware utwara abatware, ni umwami w'abami.